twese dukunda iyi si yacu muze dusigasire urusobe rw'ibinyabuzima bityo turengere ubuzima bwacu. Abaduteze yombi turabasuhuje. Mugiye gukurikira ikinamico yitwa Magirirane mutegurirwa n'umuryango Biocor ku nkunga ya Joanna Troker. Urukundo ni indwara y'umutima. Yewe, urukundo ni indwara y'umutima kuko babivuze ukuri. Halo, iribagiza mukunzi. Ndakumva. Amahoro ko ntelefone butarajya. Iribagiye. Ndakumva. Wihangane niba ngukuye mu bitotsi nanjye sinjye. Kuva nimugora wanyizeza ko uyu munsi ari wo wanyuma ukambwira icyemezo wafashe ku bucuti nkwifuzaho. Numvaga rwose bwatinze guke. Iyo wihangana ukantelefona se hagiyeho kugira ngo nzindukire bene aka kage. Iribagiye humura sintera umwaka pe. Humura rwose. Si ibyo umwaka usaku. Naho umuntu agutelefone saa 11 nta kibuzi bashaka kukubwira ntibyagushimisha. Iribagiye. Nukumbabara kunjye rwose ijoro risigaye risa n'umunsi kubera ibitekerezo byinshi. Sinkigoheka pe. Bazagiye kwa muganga se bakareba ikibazo ufite ko numvise ko indwara yo kubura ibitotsi igibaho. Iribagiye. Indwara ndwaye ni indwara y'urukundo. Muganga nta wundi rero ni wowe rwose. Kandi umuti ntuhenze rwose. Ni ijambo rimwe gusa ryaturuka mu kanwa kawe. Ijambo se ryagiye ku rutonde rw'imiti ivura kuva ryari saku. Wibigire urwenya ndakomerewe Iribagiye. Usko kuva twamenyana nta mahoro ndagira mu mutima wanjye. Yandi magambo nkubuza amahoro rero. Iribagiye. Ndakumva. Nukuri niwe nagira ngo umutima wanjye utuze. Saku. Karame mukunzi. Erega icyifuzo wangejeje ndacyakisuzuma n'ishishozi. Komeza utegereze uzahabwa igisubizo vuba. Ariko Iribagiye. Nimugoroba dutandukana waraye umbwenguki. Burya rero ngeze mu rugo nabajije umutima n'amatsanga ngomba kwiyigira gihagije mu bw'igisubizo. Ariko nawe urangora, Gute? Ubu kumbwira ngo ubucuti burambye nyifuzaho ndabukwemereye cyangwa se vana y'amaso nifitiye abandi birakurane ko Iribagiye. Sako. Ndakumva. Erega hari ibyemezo umuntu adahubukira. Ese Iribagiye mubaze ikibazo. Mbaza ndakumva. Waba ubona ko ngukunda? Nabibwirwa n'ikise ko ntari mu mutima wawe. Iribagiye. N'uyu mwanya n'aya magambo nkubwira ntacyo aguhishurira koko. Sako. Ndakumva. Erega nakubwiye ko kuva nacana umubano na Mivumbi gukunda kwanjye bitari vuba. Ariko ibyaye na Mivumbi ko byarangiye wabyikuyemo ugatangira urundi rugendo kandi ko nditari rwose kugufasha muri urwo rugendo. Ese Sako. Ndakumva Iribagiye. Wishyize mu mwanya wanjye wumva wakwihutira gushaka inshuti y'umusore nyuma y'amezi 2 ubukwe mwari mufite bupfuye. Ubukwe burapfa ariko ubuzima bugakomeza. So wa mbere kandi sinaye wanyuma ibyo numva ubizi. Shira impungenge pe. Ma. Yego sacya. Yakira ko no kugura. Urabona ko ngufite umuhora ariko. Izindi nanjye ndazishyira abakira nibumara kwira. Nuko rwose. Iyi ngurube y'ishyamba yari nini pe. Nanjye ko yivugana ko byansabye imbaraga nyinshi mama. Ahantu ntabwo mboramo ibihumbi bi. 20. Ahubwo se ko numvise ngo abarinzi ba pariki basigaye bararikanuye wawaciye muri humyuti. Aha, kwaro kugenda umuntu acungana nabora. Gusa ariko bura n'imbwa yanjye misuniko. Ibi imfashamo pe. Uti bigufashamo? Bura hari ukuntu nayitoje gutata. Ikabanza ikamenya abagaride baherereye. Ikagaruka ikamburira maze ikanyereka inzira nyura. Imbwa sibyo nabyo zirabishobora. Imbwa ntozizi. Upfa ko bayitoje gusa. Yewe nyamuneka no kujya mugenda mwikandagira batazabafata. Numvise ko ngo ibihano bye bajya gukora ibikorwa bitemewe mu ishyamba bikarishye. Ndakaho murajya ntaho uzamfata mfite uburambe mu cyecu. Uburambura nabufite rero. Kuva se yakuvana mu ishuri mukajya mujyana guhiga se. Ubu ntiyashize hafi imyaka 20. 20 gusa. Irarenga. Ikibazo ahubwo nuko papa kuva yari kuno mwuga. Usanga ahora nshi intege ngo ngoreke kandi yewe. Buriya ni impungenge abafite ko wazafatwa cyangwa ukagira izindi ngorane mu ishyamba. Uvuze ngorane umuntu yahura nazo mu ishyamba nyibutse umusore inshuti yanjye uherutse kugwa mu rwobo bakava ni ku kuguru.
none ngo bakaba bagiye kuguca. ayiwe niko bimeze. Rego uramuzi ni wa muhungu twajyaga dukunda kujyana mu ishyamba ntwaje imitego. ni wa musore wo kwa Bizageza hese? Ni umwe witwa Ngunzu. Yo ubu bagiye kumuca ukuguru. Bahora n'iki? Yo mana we, yavunitse gufa ry'ukuguru ubwo yirukanka agahunga abagaride. Arangije atinda kujya kwa muganga. ayiwe ngo hagireyo basanga ntagarurira ukuguru ngo bagomba kuguca. bya bintu ko bitoroshye. Sacya no kujya ugenda wigengesereye nawe utazavunika nyamuneka. Imyaka ishize njya mu ishyamba inyombo uhagera ingorane mba naranapfuye. uretse ko buryo iyo mbonye ushoreye imbwa ugiye nkufatira iry'iburyo. Ntumva se ahubwo mama rwose erega uretse papa utumva agaciro ko kujya gushaka imibereho mu ishyamba ubundi nta benshi birabatunze. ajye kubwira wikiriza umwihorere we guharira nawe wese yagiyeho imyaka mike. reka nawe kurishikamo byatewe n'imvune yahavanye. ko nawe yari agiye kuba nka Ngunzi Imana igakinga ukuboko nuko namushakiye umuvuzi gakondo uzi kunga igicucu naho ubundi nawe ubu nta kugura aba afite. byari birangiye rwose. ndabyibuka ukuntu ukuguru kwari kwarabyimbye kungana umusozi. mukecuru ndakumva. reka njye kureba mivumbi kuri santere. imari niba iri ahangaha iraza kugera kuri ba nyirayo mu kanya. gusa rero ni ukujya umenya abo uzihaye. amagambo y'abantu bini mahumbezi urayazi. ugira ngo se njye napfa kuzigurisha mbonye wese. ni ukumenya ubwenge. nzi habo dufitanye isiri gusa. umuyobozi wacu Gasengayire nawe mu mararungu ubu mwebwe amaso ntabihera. ese imbibi z'isambu yanyu hariya zigarukira do hariya haruguru hariya aho ishyamba rigarukira. ahubwo se ubu aha ntihahoze hari ishyamba? icyo utabona se ni iki ahubwo n'aha turi hari ishyamba. abantu bagenda baryototera bashaka aho bahinga n'aho batura kugeza igihe nyine bigenze bityo. twebwe ariko twahaguze nyuma ntabwo turi mu bototeye ishyamba rwose muyobozi. bica mpaka uyu nguyu yabihamye. muhagura ariko mwabonaga ko musatira ishyamba n'inyamaswa ziribamo. ese ishyamba n'abantu bihurira nyine mu by'ukuri twarabibonaga. gusa kuko n'abandi bahahingaga banahatura twagize ngo nta ngaruka zizaba. none se mwebwe murabona atari mu ishyamba koko? do ziriya si impundu mureba mu biti hejuru. ariko aha ni isambu yacu twayiguze mu buryo bunyuze mu mategeko gitiye. ibyo turabyumva none se ariko ikigaragara ni uko kuba mwakonerwa n'inyamaswa ari ibintu mwikururiye. umuyobozi wacu usugira ngo kuza gushaka isambu nta twari tuyoboye ko n'ahandi zihaboneka. twari hahendutse. reka mwa bantu mu bushobozi buke si ikintu gusa nimugire icyo mukora mudushumbushe. do hariya hose hari hateye ibirayi ubusahe na kimwe muhabona. biragaragara ko inkote zaboneye koko rwose. gusa mbere yo gushumbushwa numva icya mbere twabafasha ari ukubagira inama. ntabwo twazanga ariko ni nayo mpamvu nazanye na mu mararungu akora mu mushinga urengera urusobe rw'ibinyabuzima biboneka mu ishyamba rya Nganzamarumbu. amase mw'abantu mwe hejuru y'igihombo nk'iki. mukecuru rero twe tumaze iminsi tuganira n'abaturage batuye ku nkengero z'ishyamba. iki kibazo cyo konerwa imyaka n'inyamaswa gifitwe na benshi. mu rwego rw'ubuyobozi hari icyo twabafasha ariko rwose. nawe nk'umukozi ushinzwe gushishikariza abaturage kwitabira imishinga yafasha kubungabunga ishyamba rya Nganzamarumbu hari inama yabagira azabafasha. tumuteze yombi. ubu mu mushinga wacu turegera abaturage baturiye ishyamba tubaha amatungo magufi tubaha imbuto z'ibihingwa batera bitakonwa n'inyamaswa. ibyo koko nigeze kubyumva. murumva ko mushonje muhishiwe. ibyakorwa byose ariko hashakwe nuko mwakiza abantu izi nkote zatuma ari imyaka. twazibakiza dute se kandi ari ibinyabuzima bigomba kubungwabungwa. inkote ariko ntiziruta abantu. yewe rega mbona hakwiye kwigishwa abantu mu buryo budasanzwe. amahugurwa ariko aratangwa. hari inama iteganyijwe kuwa gatatu utaha ku kagari muzaze tuzaganira ku ruhare rw'umuturage utuye ku nkengero z'ishyamba mu kuribungabunga n'ibibazo bisa n'ibyanyu bizavugwaho. ariko ibi bintu nzabigire nte koko? nyirangaruye ni amahoro ko numva umumagarano umunabira. enda ngwino ngira icyo nkubaza. birihutirwa se cyangwa mbanze ngo sore ibi bishyimbo? ngwino nkubaza urasubira mu byo waruhugiyemo nyuma ye. ubu abahungu bawe ntibazankurura ishyano koko? ese ko ndiba wijimye mu maso habaye iki kasanzi? nyirangaro ibi biri mu mufuka ni ibiki? reba hano. irimo se ko byabazwa barara muri iyi nzu? izi nyama si iz'ingurube y'ishyamba? uranteye ibyo ntabyo nzi. sinanizi ko n'uwo mufuka urimo. sakitende sa cyanwa yagiye he? ariko se urambaza aho yagiye ubwo ngiye nabibwirwa n'iki? ubona se cyanwa kiri umwana ubanza gusiga abwiye ababyeyi aho agiye? nyirangaro aha abahungu bawe ubu ntibariye intumva? nawe n'abawe ariko abanjye batumva. abatumva bitwa ba nyina rero. ubundi se ko ari nkayo yose winjira mu nzu yawe badahari ute koko?
ubu hagize ikibura wabakira. aha ni iwanjye uranyumva. Ndabizi. niba badashaka ko nzajya ninjira mu nzu yanjye bazajye kubaka izabo. n'ubundi nta basore bangana kuri abakwiye kuba ingaramakirane. ese ko nuvuga umbwira nawe nk'aho ari njye wazanye umufuka w'inyama. urahakana ko ibi ntacyo biziho. nabimenya nese ahangaha mpinjira kangahe. Sacyanwa ko namwihanangirije kutongera kuzana inyama yavanye mu ishyamba yabirenzeho ate koko. ariko si inyama z'ishyamba n'izitari iz'ishyamba uzitandukanye ute ko zose ari inyama. Nyirangaro itonde genza make. imyaka nabaye umuhigi urabona nabona inyama y'ishyamba nkayibeshyaho. iyi ni inyama y'ingurube y'ishyamba ndayizi neza. niyo urantengeye ibyo sinanabyimenyera. ubu se Sacyanwa arankizwa n'iki koko ko namubujije kujya gukora ibikorwa bitemeye mu ishyamba kuki atabyumva. ese ariko reka nkwibarize Kasanzi ko numva wikomye Sacyanwa ninde wamutoje gukora ibyo bikorwa bitemewe. uratangiye ubwo se ushatse kuvuga iki. oya ndakubajije subiza. ninde wamuvanye mu ishuri ninde wamujyanaga guhiga mu ishyamba kuva mu bwana bwe. ibyo se ubigaruye ute. ibiriho biravugwa di niba Sacyanwa yarateye ikirenge mu cyase ubwo ikosa ni iryandi. kandi ni wowe umwoshye. mwoshye se ngiye wamuvanye mu ishuri ubu abo biganye ntibafite akazi kababeshejeho mu buryo buboneye koko. niba nari naratanye se nyuma nkagaruka mu nzira ikwiye kuki watakumva inama mugira. kuki atareka gukora ibikorwa bitemewe mu ishyamba. ngira ngo ubwo nawe azategereza ko avunika ukuguru kugira ngo abicike. umva mbese Nyirangaro niba unashyigikiye ibi bintu nge ntabwo turi kumwe. izi nyama sinzishaka muri iyi nzu ntazo nshaka. ntazo nshaka. ariko kandi rwose wa mugabo urashaka gukurura intambara muri uru rugo. Alo? Noneho turumvikana ariko. Okay. Nakubwiraga ko navuyeyo. Byaronwe byose ku buryo mu murima nta kirayi gisigayemo. Yewe, umurima ufatanye n'ishyamba neza neza. Nabo barabyivugira ko babibonamo ikibazo. Yego, nabatumiye mu nama, buriya nibitabira bazataha basobanukiwe. Murakoze. Ubwo nzabaha raporo yose ejo ngarutse ku kazi. Umunsi mwiza. Ni karibu. Starere. Ego mana. Iribagiye. Unyibutse utera? Mba nakwibagirwa koko. Iminsi myinshi. Usko duherukana ubwo twazaga iwanyu muri bridal shower. Kandi koko disi. naho se sha wowe uvuga kugira ngo nuko kwibagirwa ko ari imihangayiko y'isi umuntu aba yirukamo buri munsi. Cyokora ntawe ukwiye kurenganya undi. Ibihugije abantu ni byinshi muri iki gihe cyane. Amakuru yawe se sha ni ibisanzwe nyine by'iki gihe. Wowe se biti sha pole kandi byakubayeho twarabyumvise tugwa mu kantu cyane kuriya nyine. Uri Imana ntiyashatse ko mbana na Mivumbi ku mpamvu izi neza. Ese ribagi niba atari ibanga mwapfuye iki byaturutse kuri inde? Yewe nta kindi napfuye na Mivumbi uretse kutambwiza ukuri. Oya se kandi icyo se wagipfa n'umuntu iribagi kandi byarabaye mu rukundo. Ariko burya hari ibyo umuntu yihanganira iribagi. Yakubeshye iki se gituma ufata icyemezo cyo kumwanga ku munsi w'ubukwe? Sha yambeshye byinshi ariko icyatumye mfata icyemezo ku munsi wa nyuma cyo ntigisanzwe. Ni kinasanzwe rero. Ariko nyine ubwo niko byari kugenda nta kundi. Gusa byatunguye benshi bibabaza benshi. Mu mararo burya hari ikintu beshywa wanabimenya ko wabeshywe rwose ukabyirengagiza uti ni ku isi iteye nta kundi. Ariko sha hari ikindi ubeshywa wamenye ku munota wa nyuma se ko afite indi nshuti ukabona ko azaguharika. Ararenga n'uw'abandi. Umufatiye mu cyuho asambana se? Reka da. Byaye mwana hanze se ubimenya atari we ubikubwiye? Si ibyo pe. None se niki cyatumye ufata icyemezo nka kiriya iribagi n'ukuntu abantu bose babonaga urukundo hagati yanyu rugurumana? Uzi icyabiteye se? Mbwira amatsiko ni yose. Nyine namenye ko mu bucuruzi akorana n'abajya gukora ibikorwa bitemewe mu ishyamba. Utamukatira ubwo. Utambeshye nicyo mwapfuye? Nta kindi nicyo kandi ntacyo naba nkubeshye. Iribagi kora. Naba nawe uranyumvise sha. Nkibimenya narabimubajije abanza kubihakana. Ariko nyuma muhaye ibimenyetso arabyemera kandi avuga ko adateze kubireka. Ni nanjye wo kubana n'umuntu nkawe udahangayikishijwe no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Njyewe iribagiza nagwa kwishyiga. Wakoze igikorwa cy'ubutwari iribagi. Ongera ukora. Ndaki babishobora. Uyu se kandi we umva sha mu mararo nyitabiriye umuntu rwose sinshaka kumva ijwi rye. Nkitabe mubwire ngo ikize.
twese dukunda iyi si yacu muze dusigasire urusobe rw'ibinyabuzima bityo turengere ubuzima bwacu. iyi kinamico magirirane muyitegurirwa n'umuryango biyokoro ibitewemo inkunga na Joana Trokeri, mukaba muyikurikira kuri radiyo Sarusi buri wa mbere guhera saa 12:30 kugera saa 1 za nimugoroba. Tubararikiye gukurikira igice kizakurikira.